Nongeye kuba ikaze kuri ya YouTube channel ya Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro 10 zacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 utaruzi ku buzima bwite bwa General James Kabarebe. Niyo mpamvu musaba yuko twabana kugeza ku musozo w'iki kiganiro ukabasha kureba icyambere. Duhereye ku mwanya wa 10 utaruzi nuko James Kabarebe yavukiye mu gihugu cya Uganda. Kabarebe ubundi yavutse mu mwaka w'1959 avukira mu gace kitwa Ibanda Kazo mu burengerazuba bwa Uganda. Umuryango we ukaba warahunze mu myaka y'1950 kubera ibibazo by'amoko n'izindi mvururu za politike zari ziri mu gihugu muri icyo gihe. Akaba ari bwo ababyeyi be bahungiye muri Uganda baza kwamara imyaka ijya kugera mu 10 mbere y'uko Kabarebe avuka. Kabarebe akaba yaravukiye mu gihugu cya Uganda, ariyo mpamvu benshi bamubona nk'umugande kuko atigeze aba mu Rwanda mu bwana bwe bwose. Gusa ibi ni ibintu yari asangiye n'abandi basirikare benshi bari bagize RPF inkotanyi kuko nabo ntabwo abenshi bakuriye mu gihugu cy'u Rwanda. Kabarebe nibwo yaje gukurira muri community y'impunzi z'abanyarwanda bari barahungiye Buganda. Ku mwanya wa 9 utaruzi nuko James Kabarebe ubwo yigaga mu mwaka 5 w'amashuri yisumbuye yaje kujya kuba no kurererwa mu muryango wa papa wa Lieutenant General Kayumba Nyamwasa. Ibi akaba ari ibintu byabaga muri community z'abanyarwanda bari barahunze, aho wasangaga imiryango hagati yabo ifashanya, ugasanga umuryango uri gufasha abana b'undi muryango ukabamenyera amashuri no kubaha umutekano. Ku mwanya wa 8 utaruzi nuko buriya James Kabarebe amashuri ye yose yayigiye mu gihugu cya Uganda. Amashuri yabanze yayigiye mu kigo cya Kiamate Primary School cyari gihereye mu gace ka Ibanda. Aharangirije yahise ajya kwiga amashuri yisumbuye gusa icyiciro cya O level, aho yayigiye mu kigo cyitwa Kabarega Secondary School mu gace ka Masindi Ibunyoro. Ahavuye yakomereje icyiciro cya A level cy'amashuri yisumbuye mu kigo cya St Henry's College Kitovu, aza kuyarangiza mu mwaka w'1979. Amashuri ye ya kaminuza yayize muri kaminuza ya Makerere muri Kampala, aho yaharangije afite impamyabumenyi ya Bachelor of Arts muri Economics na Political Science. Ayo masomo yize yaje kumufasha haba mu buyobozi bwa gisirikare ndetse no muri politike y'igihugu. Ku mwanya wa 7 utaruzi nuko James Kabarebe yagizweho umuyobozi ukomeye mu gihugu cya Kongo. Ubundi mbere yo guhabwa umwanya mu gihugu cya Kongo agana mu 1996 nibwo Kabarebe yinjiye muri Zaire, akaba ari Kongo y'ubu, yinjira nka commanding officer wa RPA. Gahunda yari imujyanye muri Zaire yari ukurimbura inkambi zari ziri hafi y'umupaka z'abantu bari barasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bifuzaga kongera gutera igihugu cy'u Rwanda. Muri icyo gihe nibwo Kabarebe yaje kugirwa umuntu ushinzwe strategy za gisirikare wa Laurent Desire Kabila, wari ufite itsinda ry'inyeshyamba ryitwaga ADFL, rikaba ryari rishyigikiwe na Uganda n'u Rwanda. Nibwo Kabarebe yaje gufasha izi nyeshyamba ziza gufata umurwa mukuru ari wo Kinshasa ku itariki ya 17 Gicurasi 1997, maze ubutegetsi bw'umunyagitugu Mobutu Sese Seko buhita buhirika kuryo. Kabila amaze guhirika Mobutu agahita afata ubuyobozi, yahise agira Kabarebe Chief of Staff of Congolese Army, nubwo Kabarebe yari umunyarwanda. Gusa mu 1998 nibwo umubano hagati ya Kabila n'u Rwanda warangiye, maze Kabila ahita yirukana Kabarebe ku nshingano yari yaramushyizeho muri Nyakanga 1998. Ku mwanya wa 6 utaruzi nuko James Kabarebe nubwo yavukiye mu gihugu cya Uganda ntabwo yari yasubirayo kuhasura habe na rimwe. Kabarebe aheruka kujya mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'2009 ubwo yari agiye ku mpamvu z'akazi. Kabarebe kandi akaba afite abantu ba hafi ye bavukana, harimo mushiki we na anti we, bose baba mu gihugu cya Uganda kugeza na n'ubu. Gusa nubwo Kabarebe atajya gusura igihugu cya Uganda, barumuna be bo bajyayo gusura abo bantu ba hafi bafite icyo bapfana. Hari abavuga ko zimwe mu mpamvu zituma atajya mu gihugu cya Uganda ari impamvu z'umutekano we bwite bitewe n'inshingano yari afite mu gihugu cy'u Rwanda. Indi mpamvu harimo ko abasirikare bo mu Bugande bavuga ko Kabarebe atari umwizerwa, ko yabatengushye cyane kandi yaravukiye mu gihugu cya Uganda. Hakaba n'abavuga ko impamvu atajya mu gihugu cya Uganda ari ukubera umubano utameze neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande. Ku mwanya wa 5 utaruzi nuko James Kabarebe ni umwe mu basirikare bagiye bashyirwa mu myanya myinshi ikomeye bakanahabwa inshingano zitandukanye. Kabarebe yagizwe umwofisiye muri NRA yari iyobowe na Museveni nyuma y'1986. Mu 1990 nibwo yabaye Somambike wa Paul Kagame ubwo bari mu rugamba rwo kubohora igihugu.
Nyuma y'urwo rugamba yaje kugirwa military chief w'ingabo z'u Rwanda. Guhera mu mwaka w'2010 kugeza 2018 yaje guhabwa inshingano zo kuyobora Minisiteri y'Umutekano, aho yaje kugira uruhare mu kuzamura RDF, igisirikare cy'u Rwanda. Nyuma yo kuva ku mwanya wa Minisitiri w'Umutekano, yahise agirwa umujyanama mukuru wa Perezida mu by'umutekano guhera 2018 kugeza 2023. Nyuma yaho guhera 2023 kugeza ubu yagizwe Minisitiri ushinzwe iby'ubufatanye mu karere u Rwanda ruherereyemo. Izi nshingano zose yazibonye bitewe n'ubuhanga bwe yari afite mu gisirikare ndetse n'ukuntu yari umwizerwa w'igihe kirekire wa Paul Kagame guhera bakiri muri Uganda kugeza mu 1990 ubwo RPF inkotanyi yagarukaga mu Rwanda. Kabarebe ubu yarasezeye, gusa akaba yari generali mu gisirikare cya RDF. Ku mwanya wa utaruzi nuko James Kabarebe ari umufana ukomeye cyane wa siporo zitandukanye. Umukino wa mbere akunda cyane ni umupira w'amaguru, ari umuntu ukunda gushyigikira umupira w'amaguru wo mu Rwanda, akaba yarigeze no kubaho perezida w'ikipe ya APR-FC. Undi mukino akunda cyane ni umukino wa tennis, aho yakunze kuwukina agana mu myaka y'1990, akaba yarawukinanaga na Paul Kagame bakawukinira ahitwa Muri. Kabarebe yatangiye gukunda no kugira uruhare mu mupira w'amaguru w'u Rwanda agana mu 1990, aho we n'abandi basirikare baje gushinga ikipe ya APR-FC mu 1993, baza no gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Kabarebe akaba yarakoresheje umupira nk'igikoresho cyo gutera imbaraga abasirikare ndetse n'uburyo bwo kunga hamwe imbaraga no gukorera hamwe mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu utaruzi nuko James Kabarebe yashinjijwe ko yagize uruhare mu bintu byinshi byabaye, ariko leta y'u Rwanda nawe bagomeje kubihakana bivuye inyuma kuko nta gihamya nyacyo cyari gihari. Bimwe muri ibyo yashinjwaga harimo ko ari we wagize uruhare mu kurasa indege ya Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994, aho bavuga ko abari muri RPF aribo bagize uruhare mu iraswa ry'indege, kandi Kabarebe akaba yari abarimo nk'uko babivuga. Mu mwaka w'2006 umucamanza w'umufaransa witwaga Louis nibwo yatanze mandat d'arrêt cyangwa uburenganzira bwo gufunga Kabarebe n'abandi bantu 9. Iperereza ryongeye gusubukurwa mu mwaka w'2012 na 2016 nyuma yo kubona undi mutangabuhamya mushya, gusa iki kirego cyaje gufunga mu Ukuboza mu mwaka w'2018 bitewe no kubura ibimenyetso bihagije. Mu mwaka w'2022 nibwo urukiko rukuru rw'Ubufaransa rwanze ubujurire bw'umuryango wa Habyarimana bwo gufungura ikirego na none. Ikindi kintu Kabarebe yashinjwaga harimo ko muri Gashyantare mu mwaka w'2008 umucamanza w'umunyespanye witwaga Fernando Anju yashinjije Kabarebe n'abandi bofisiye 39 b'Abanyarwanda ibyaha bya jenoside, bonyora uburenganzira bwa muntu ndetse n'iterabwoba. Ibi birega hanini byari bishingiye ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1990 mu gihugu cya Kongo. Mu mwaka w'2015 nibwo Generali Karenzi Karake yaje gufatwa arafungwa ubwo yari ari mu gihugu cy'Ubwongereza ku busabe bwa Espagne. Gusa muri 2015 nibwo urukiko rwa Espagne rwafunze ikirego nyuma y'ihinduka ry'amategeko mpuzamahanga ya Espagne. Ikindi nuko mu mwaka w'2012 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bashinje Kabarebe ko ari we muyobozi w'imena wa M23. Ku itariki 20 Gashyantare mu mwaka w'2025 nibwo Kabarebe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamushinja gufasha no gutera inkunga M23. Muri Werurwe mu mwaka w'2025 nibwo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano abasirikare bakomeye b'Abanyarwanda harimo na James Kabarebe. Ku mwanya wa kabiri utaruzi nuko umugore wa James Kabarebe yitwa Esperance Mudenge, bakaba barabyaranye abana 3. Gusa ubuzima bwite bw'umuryango wa James Kabarebe abugumisha ari ibanga kuko nta makuru ahari y'igihe nyacyo yakoreyeho ubukwe, amazina y'abana be, aho yahuriye n'umugore we ndetse n'ubundi buzima butandukanye n'ubw'akazi ke akora umunsi ku munsi. Inkuru yonyine yavuzwe ku muryango we ni igihe James Kabarebe yari arwariye mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare, aho iki gihe umugore we yaje guta umutwe ndetse anagira stress kubera ubuzima butari bumeze neza bw'umugabo we, ndetse byanagoye umuryango we kugira ngo ubashe kujya kumusura bamubone ubwo yari ari mu bitaro. Ku mwanya wa mbere utaruzi nuko James Kabarebe yagiye ahabwa amashimwe n'imidari myinshi, harimo nk'umudari yahawe na perezida wo kuzirikana imirimo n'ibikorwa bye, hakaza Foreign Campaign Medal, akaba ari umudari yahawe kubera ubuyobozi yagize mu gisirikare ariko hanze y'u Rwanda, cyane cyane ubwo havagaho Mobutu Sese Seko mu cyahoze cyitwa Zaire. Akaba Campaign Against Genocide Medal,
akaba ari umudari yahawe ku bw'uruhare yagize mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse na National Liberation Medal yahawe ku bw'uruhare rwe yagize mu rugamba rwo kubohora igihugu agana mu mwaka w'1990 kugeza 1994. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bizajyaho ubutaha muzabibone mu ba mbere, mugakanda like mukanasharinga iki kiganiro ku bantu benshi. Nawe ubutaha.